Generation Z cyangwa se Gen Z ni igisekuru nyuma y'imyaka 1000 na mbere ya Gen Alpha. Mu by'ukuri ni igisekuru cyavutse hagati y'1990 ndetse n'umwaka wa 2010. Gen Alpha bo ni igisekuru cyavutse hagati y'2010 kugera mu mwaka wa 2024. Igisekuru cya Gen Z ni igisekuru gifite abaturage cyangwa se urubyiruko cyangwa se abenegihugu bagendanye n'isi yitwa digitali. Aba ntibigeze bamenya isi idafite interineti n'umunsi wa rimwe. Iki kinyejana cyangwa iki gisekuru cya Gen Z cyahuye no guhangayikishwa cyane n'ikirere ndetse gihura n'imiterere y'ihindagurika ry'imari, hiyongereyeho nuko cyahuye n'icyorezo cyari cyibasiye isi yose cya COVID-19. Ibi kandi bikaba byaragize ingaruka zikomeye ku mico yabo n'imihindagurikire y'indangagaciro zabo. Bimwe dushobora kureba mu biranga Gen Z nuko aba bashyiraho cyangwa ubu bitaye cyane ku gushaka amafaranga, bibanda cyane ku kuzigama. Usanga bakunda guhangayika ndetse usanga bafite ibya artificial intelligence babyakira mu buryo bwihuse. Bashyiraho umuco wabo binyujijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mu buzima busanzwe bwabo uzasanga ari babandi babaye addicted na social media. Ubu cyane muri Afurika hari kuvuga cyane ibintu bya Gen Z mu myigaragambyo igiye itandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika. Ibi bitangizwa na Gen Z yo muri Kenya, ubwo Gen Z bigaragambije basaba kandi bamagana ishyirwaho ry'itegeko ry'izamuka ry'imisoro cyane hariya muri Kenya ryari ryatangiye gutangwa n'abagize inteko ishinga amategeko mu badepite. Basabaga kandi ko cyangwa se iyo Gen Z yigaragambije isaba ko guverinoma yakwegura ndetse na Perezida Dr. William Ruto akaba yavanwaho. Gusa Dr. William Ruto yababwiye ko ibyo kuvanwaho kwe bitakunda, ariko afasha abanyakenya cyangwa se ahita ahindura guverinoma ya Kenya. Abadepite bamwe barirukanwa ndetse ashyiraho abandi baminisitiri cyangwa yongera gukora guverinoma nshyashya. Nyuma ya Kenya kandi hahise hakurikiraho indi myigaragambyo yakurikiyeho ikozwe na Gen bo muri Uganda. Bo bakaba baratangiye kwigaragambya nk'uko bari barabisezeranyije leta, kuko babanze kubyanonsinga cyangwa babanje gutanga itangazo. Gusa byarangiye myigaragambyo ibaye, ariko leta yari yateguye cyangwa ibabuza kujya kwigaragambya kuko bo basatiraga cyane bashaka gusatira ku nteko ishinga amategeko. Abafashwe bigaragambya bo muri Uganda bakaba barimo bamwe mu bakozi b'ibinyamakuru bikorera muri Uganda, ndetse bamwe barabafashe bajya gufungwa kugira ngo bakurikiranwe. Babaye babashyize muri prison, ubwo bazabakurikirana nyine. Muri Uganda ho Gen Z bari kwamagana ruswa cyane yamunze leta ya Uganda, ndetse banabasaba ko umwe mu ba member of parliament as a speaker of the parliament yakurwaho, akaba yitwa Anita Amonge. Bavuga ko ari we urya cyane ruswa muri Uganda, kandi ari we wari ushinzwe kuyirwanya muri icyo gihugu cyangwa muri iyo leta ya Uganda. Mu mezi 2 ashize kandi tugarutse kuri iyi kese ya Anita Amonge, Museveni yaramwandikiye cyangwa se yandikiye Anita Amonge amubaza impamvu y'imitungo bavuga ko afite i Dubai ndetse no muri Amerika. Anita Amonge yasubije ko ibyo bintu by'imitungo iri aho ngaho we atabizi. Nyuma y'imyigaragambyo imaze kuba muri ibyo bihugu bingahe bibiri, ubu Gen Z yo muri Nigeria nayo yateguye imyigaragambyo muri iki gihugu cy'ubukombe ku mugabane wa Afurika. Nyuma y'ibyakozwe na Gen Z yo muri Kenya bigatuma Perezida Ruto ahindura ibitekerezo ku byerekeranye n'izamurwa ry'imisoro, ibi bisa nk'ibyorosoye urubyiruko hirya no hino muri Afurika. Nyuma y'inkubiri kandi mu gihugu cya Uganda na Nigeria niho ubu hatahiriwe. Nk'uko bigaragara mu nyandiko uru rubyiruko rwa Nigeria rwashyize hanze, iyi myigaragambyo igamije kwamagana ruswa yamunze ubutegetsi n'abategetsi, ikazaba itangira ku itariki ya 1 Kanama 2024 nta gihindutse. Hagati aho kandi komiseri wa polisi muri Nigeria Kayode Edakoton
yavuze ko inzego z'umutekano ziteguye guhangana n'abigaragambya kugira ngo barebe ko hari ibyo bakumira.